Mwiriwe neza, yego nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Yego, mwarimu muri kumwe ni mwarimu Lucky, wigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Mu by'ukuri muratubabarira kubera murumva harimo urusaku, nta bushobozi turagira buhagije, ariko intego ni ugufasha abavandimwe, ni ugufasha abantu kugira ngo basobanukirwe uburyo bwo kugenda mu muhanda ndetse babashe kujya mu kizamini cya provisoire bakore rimwe hanyuma batsinde. Iki gitabo ndi gufotora muri kukibona, murabona kino gitabo ndi gufotora. Iki ni igitabo twakoze tugurisha amafaranga make cyane, ibihumbi 5. Ni igitabo umuntu ashobora kwifashisha akajya mu kizamini atanyuze mu ishuri, ntabwo anyura mu ishuri. Iki gitabo rero cyakozwe gitegurwa n'ikigo cyacu gihagarariwe n'uwitwa mwarimu Clement, niwe yibona cyanditseho hasi, ngira ngo muri kubibona. Ntabwo nshaka gushyiraho nimero za telefone ze kubera ko ntabwo yabinsabye ko nazishyiraho, ariko ni igitabo cyiza cyane. Murabona iki gitabo wagikoresheje, urabona uko barabaza A, B, C na D, ugahitamo igisubizo cy'ukuri nk'uko ikizamini cya provisoire kiba giteguye. Ariko iki gitabo kikaba cyiza cyane ku bantu bakorera impushya zo gutwara ibinyabiziga z'agateganyo, ariko bagakorera kuri mudasobwa. Uramutse ari ugukorera ku mpapuro, ndagira ngo umenyeshe ko iki gitabo cyagufasha, ariko ntabwo ari cyane, kuko iki gifasha cyane abantu bakora ikizamini cyo kuri mudasobwa. Ariko noneho inyuma ndaza kubereka impapuro zimwe na zimwe zishobora kugufasha uri nk'umuntu uzakorera ku mpapuro, kuko nubwo mbabwira gutya, ariko abantu bakorera kuri mudasobwa iyo bagisomye abasha gutsinda akabona amanota 19 kuri 20. Yego, ariko rero iki gitabo ntabwo gikuraho kwiga, kuko iyo wize burya uba wasobanukiwe neza. Mumfashe dukosore. Urabona nk'iki kibazo, duhere kuri 208. Urabona kubaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Mu by'ukuri kino cyapa turabizi icyo kivuga, kisobanura ko bibujijwe guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Twarakibonye muri video twakoze ya mbere, twabonye ko kino cyapa gisobanura ko bibujijwe guhagarara umwanya muto n'umunini. Hanyuma reba uko bakibajije. A, ese iki cyapa kivuga umuvuduko ntarengwa wemewe? B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga? C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe? Hanyuma D, birabujijwe kuhinjira. Murabona iki gisubizo kiri mu ibara ry'umukara cyane. Iki gisubizo kiri mu ibara ry'umukara cyane nicyo nyacyo. Icyapa gisobanura ko bibujijwe guhagarara umwanya munini n'umwanya muto. Reba icyapa gikurikiyeho, baje ngo kino cyapa gisobanura iki? Abantu duherukana murabyibuka, icyapa gisobanura iki? Urabona ko kino cyapa gisobanura inkomane banyuramo bazengurutse, cyangwa se aho banyura bazengurutse. Barabaje ngo iki cyapa gisobanura iki? Uravuga ngo umuhanda uzenguruka. Kano kantu ni umutego, abenshi basubiza hano handitse ngo ni umuhanda uzenguruka. Mu by'ukuri umuhanda ntushobora kuzenguruka, ahubwo iyi nkomane abayobozi b'ibinyabiziga bayinyuramo bazengurutse. Noneho turebe ikikurikiyeho. Kino cyapa gisobanura iki? Ni umuhanda utaringaniye. Urabona umuhanda utaringaniye. None iyo bakibaza baravuga ngo icyapa gisobanura iki? Kuri mudasobwa, abantu bakora ikizamini cyo kuri mudasobwa bagishushanya gutya, ikirango kirimo ari umukara, ubuso mubona umweru, n'umuzenguruko ari umutuku. Bakabaza ngo kino cyapa gisobanura iki?
twebwe rero dusubiza ahanditse ngo umuhanda utaringaniye kuri B. Ese icyapa gisobanura iteme ridahoraho? B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Hano turasubiza he? Turasubiza kuri B ko ari umuhanda utaringaniye. Sawa. Ubwo tubonye uko basubiza rero, tugiye gukinira iyi video, hanyuma noneho ndajya mbabaza wowe usubize nyuma uze guplayinga video urebe ko wabikoze. Urakoze cyane. None twatangira. Tutangire. Iki cyapa gisobanura iki? Urakibona 213. A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Hano igisubizo wasubiza ikihe? Shyira ku gapapuro. Hano igisubizo twasubiza C. Ifungana ry'umuhanda. 214. Hano bazatubaza mu kizamini. Icyapa kivuga inzira idakomeza kirangwa n'ikirango cy'amabara akurikira. Inzira idakomeza kirangwa n'ikirango cy'amabara akurikira. Bakavuga ngo A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'ubururu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tekereza, urakireba kino gishushanyo. Igisubizo cyaba ari B. Igisubizo cyaba ari B. Umweru n'umutuku. Twagiye ku kibazo 215. Murebe kino cyapa nagihishe, none igisubizo nagihishe. Kirebe neza. Aha, iki cyapa gisobanura iki? Mwumva uko kibaza. A. Inzira y'abanyeshuri. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. Abanyamaguru ntibemerewe. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano wasubiza iyo nyuguti. Ese icyapa kivuga inzira y'abanyeshuri? Ese icyapa kivuga abanyamaguru ntibemerewe? Ese ni agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga? Cyangwa D. Ni agace ahegereye aho abanyamaguru bambukira? Hano igisubizo cyaba ari ikihe? Yego, hano igisubizo cyaba ari D. Cyaba ari D. Dukomeze. Iki cyapa gisobanura iki? Murakibona 217. A. Ese ni uguhinguka ku mwaro, ku nkombe no ku cyome? B. Ese ni inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye? C. Ni umuhanda utaringaniye? D. Ni umuhanda wangijwe n'isuri. Iki cyapa gisobanura iki? A. Wibuke ko turi kuri 217. A. Uko wabajije kuri A. Ese ni uguhinguka ku mwaro, ku nkombe no ku cyome? C. Ese ni inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye? C. Ese ni umuhanda utaringaniye? D.
umuhanda wangijwe n'isuri. Hano igisubizo cyaba ari ikihe? Igisubizo cyaba ari A, uguhinguka ku mwaro, ku nkombe no ku cyome. Noneho turebe iki cyapa cya 218 cyo mwumva ukuntu bakibaza ku mpapuro. Turebe ku mpapuro. Icyapa gisobanura ko hatanyurwa n'amapikipiki. Icyapa gisobanura ko hatanyurwa n'amapikipiki kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara akurikira: A, umweru; B, umukara; C, umutuku; D, nta gisubizo gikurikirana. Hano igisubizo cyaba ari ikihe? A, icyapa kivuga ngo tihanyurwa n'amapikipiki kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A, umweru; B, umukara; C, umutuku; D, nta gisubizo gikurikirana. Hano igisubizo twasubiza ko ari A, ubuso ni umweru. Ubuso ni umweru, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ngaho rero tugiye gusubiza aya 219. Murabona bino byapa bya A, B, C cyangwa C na D. Ngiye kubabaza rero hano ugitsinda rwose arafite amahirwe yo kuzabona provisoire. Umva ukuntu kino cyo bashobora kukibaza. Icyapa gitegeka muri ibi byapa ni ikihe cyapa? Muri ibi byapa ni ikihe cyapa kiri mu byapa bitegeka? Muri ibi byapa ni ikihe cyapa kiri mu byapa bitegeka? Muri izi shusho zose mugiye kwerekana ishusho y'icyapa gitegeka. A, ni icyapa nomero A; B, ni icyapa cya B; C, ni icyapa cya C; D, ni icyapa cya D. Muri ibi byapa wazinga akazero kuye. Ese wazinga kuri A? Ese wazinga kuri B? Ese wazinga kuri C cyangwa wazinga kuri D? Byapa bitegeka muri ibi ni ikihe? Ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano twasubiza B. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ibyapa bitegeka biri mu ishusho y'uruziga. Nubwo ishusho y'uruziga atari ubururu, ariko mwibuke ko ibyapa bibuza n'ibitegeka bigaragazwa mu buryo bumwe. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bigaragazwa mu buryo bumwe. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bigaragazwa mu buryo bumwe, haba ari ku manywa cyangwa nijoro, bigaragazwa mu buryo bumwe. Ibyapa bibuza n'itegeka bigaragazwa kimwe, niyo mpamvu twese turi kwemeza ko ari uruziga. Niyo mpamvu rero hano igisubizo ni B. So ni B. Ejo tuzakomerezaho tureba noneho amategeko anyuranye. Ciao ciao.